yari afite amezi 6. Rero twifuje kugira ngo dusure umuryango wasigaye. Umunsi niyo mpamvu tuje hano, ariko umwana ari kurira ashaka amata, tubanje kuyapfundura kugira ngo umwana abanzanywe. Ubundi twahashye umuceri, kugira ngo mwagiye mubibona, twahashye umuceri, duhaha kawunga n'amata birumvikana y'umwana, duhaha n'amakaroni, shyiramo makeya ntacyo urongera uragenda umwongera, duhaha n'isukari, ndumva twaguze isukari n'ubunyobwa wenda nabwo isawa, hamwe n'indagara. Indagara nazo ni nziza ku bana no ku bakuru byose, ariko ntabwo ari ku bana gusa, ndumva ari ibi ngibi twabashije guhaha. Rero tutarakomeza, ibi bintu mubona n'umuntu wifuje kubafasha, umuntu wabafashije. Urumva iyo twakoze ikiganiro tuganira, hari abantu badukurikira babona ibiganiro tuba twakoze, bakagira ubufasha bumwe na bumwe batanga. Ibi byatanzwe n'umwe mu bantu babakunda, kandi uwo muntu wabafashije n'ubundi niwe wabafashaga, niwe wanafashaga Denise bwa mbere. Ngira ngo wowe wenda ndaza kubereka n'ifoto ye. Na mbere uramuzi ko mbere nabikubwiye ko hari afite umuntu wamufashaga, ariko ni nawe n'ubundi wongeye kumufasha. Urumva wampaye agafoto k'umwana ejo bundi, ndavuga nireka nkamwereke umuntu wafashije umuryango amenya amakuru nyine yuko mumeze. Yantumye arambwira ati ubanshyirira ubutumwa, n'ukuri nanjye mbubagejejeho. Murakoze cyane. Murakoze cyane gutumika, si rimwe nyine mudufasha mudushyigikira, kandi turamushimiye, namwe turabashimiye kwitanga. Ni urugendo rutaboroheye, rwose turabashimiye, murakoze cyane. Ahandi muratubwira uko mumeze rero, ubuzima uko mumeze. Urumva duherukana aciye igihe tudaherukana, kugira ngo n'umwana yari akiri muto, uri kubona ko yakuze n'ikirinda azi kukirya. Mwatubwira uko ubuzima uko bumeze kugeza uyu munsi, kuva kiriya gihe duherukana kugeza kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Ubuzima uko bimeze, urumva nyine n'ubundi burimo dufasha, ntabwo byari byoroshye. Hanyuma nyine dukomeza guhura n'imbogamizi z'ubuzima. Ubwo rero ejo bundi nyine muri ya minsi kujya kubavugisha, ubundi byari byongeye bikomeye, ndavuga ni kabavugishe ko nabonye nyine mugira umutima mwiza, muri abantu beza bakunda gufasha abantu ntacyo murebeyeho, kuko iyo mugiye cyangwa wenda mutanabazi ko ntabwo tuziranye, ariko ntabwo byari byoroshye. Mbega muri make byari bikomeye cyane ubuzima bwacu n'uyu mwana, uko mbigenze ndavuga ni kambavugishe. Rero nshima Imana yuko nawe mwatwemereye nimutubwire nta cyangwa biki. Kubera ko nyine navuga yuko ni ibintu n'ubuzima twese tubamo, kandi nyine tuberaho gufashanya. Iyo ubona ari icyo ufashije umuntu ushoboye umurushije, umutima wawe ukabikubwira urabikora. Rero njyewe twaravuganye nyine urabimbwira, ndavuga nti nuko umuntu aba ntacyo afite yahita atanga, ariko ubundi nagahise nza kiragiye. Ariko ndavuga nti reka mbitegure wa mugani, birashoboka ko hari n'uwagira uruhare muri urwo rugendo, kandi koko byakunze. Hanyuma umwaka nawe tuganire, wowe ntabwo nkuzi. Ikibazo ndakwibwira. Tubwire uko witwa nde? Murakoze. Amazina nitwa Uwonkunda Sylvia. Kaburi murumuna na Denise. Yego. Hanyuma mubana hano muri bangahe? Tubana hano turi 3 gutya, njye na musaza wanjye n'aka kana. Hanyuma ubuzima bubona gute? Kuko njye twaraganiriye, yambwira ko hari undi mwana mushiki we bari kumwe mutoya, ndetse yagerageje no kunyereka ahantu mutuye inzu nyine, ariko kubera ko bwari bwije ntabwo nabashije kuhabona neza. Ndavuga nzareba neza naje. Hanyuma ubuzima mumeze gute? Kubaho nyine, umusaza yambwiye ko nawe nta kazi afite,
ubibona gute mbese ni ikihe kintu kiri kubona kigoye cyane mu mibereho yanyu? Murakoze. Ubuzima tubayemo bwo ni ubuzima bugoye cyane. Ahanini ibyo kurya kubibona biba bigoye cyane. Nk'uyu mwana we hari igihe kigera nka 6 z'ijoro cyangwa 9 ugasanga arakangutse ararize, wenda bibaye ngombwa ko nta n'igikoma gihari, ugasanga nyine birangoye cyane. Gusa nyine niyo gihari ntago yakinywa nta sukari, nabwo bisaba ngo habe hari isukari, kuko nyimuhaye nta n'isukari ahita anakimenaho. Ubuzima cyane ibyo kurya, nk'urugero uyu mwana iyo arize nk'ayo masaha numva bimbabaje cyane. Yego. Iyi nzu hano muba muhishyura gute? Mwishyura angahe? Iyi nzu tuyishyura 15,000 ku kwezi. 15. Yego. Muhereza akamikoro nayo muganirize. Wishyura 15 kubera ko wenda umuntu ashaka kumva ari makeya, ariko burya amafaranga aba make bitewe na nyirayo. Hari uburyo wenda bijya binabagoramo kwishyura inzu, nabyo bikaba ikibazo, cyangwa urumva bavuze ko ahanini ari ukurya bibagora. Inzu ni 15, umuntu ashaka kuyumva akagira ngo ni make, akavuga ati uriya n'umusore ntiyayabura, cyangwa se ni make ku buryo nta muntu wayabura, ariko birashoboka cyane ko abura. Hanyuma aboneka mu buhe buryo kugira ngo mubone uko muyabona mwishyura inzu? Mwakoze cyane. Nebyo umuntu ashobora kuyumva akumva ni amafaranga make, ariko wenda nk'ubuzima bwacu ntabwo biba byoroshye. Urumva ndemba shakisha nyine mu biraka tubeho biyede ndakora, buri kazi kose ngiye mbonye ndagakora. Rero kuyabona ntabwo nakora akazi ka memba 15. Urumva sinakabona kireka ari nko muri leta cyangwa n'andi kazi gafatika. Iyo shakishije nkabona akazi, basabwa nyine urumva kwishyura inzu, basabwa kumenya uyu mushiki wanjye n'uyu mwana wa mushiki wanjye witabye Imana nyine. Urumva ibireba amafaranga biba ari byinshi, biba bigoranye kurumva. Hano naho twimikiye ahandi ho bari baratwirukanye mu nzu nyine twabuze ubwishyu, nabwo biratugora. Dutakambira uyu mubyeyi nyir'inzu hagati mbabarira, dore ibibazo dufite, byajya ngerageza. Iyo twayabuze aratwihanganira, nkashakisha ngenda nerateranya kugeza mwishyuye. Ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri. Uyu mushiki wawe ariga? Ntabwo niga. Ufata akamikoro kubera icyo utiga kandi ubona wakabaye wiga amashuri yagerereje? Kwiga ndabikundana cyane, gusa ubushobozi bwaranze bwo kwiga. Yego. Wari ugeze mu wa kangahe? Nari ngeze mu wa 4 segonderi. Wari wagiye sha? Wari wagiye pe? Wigaga inaha se n'ubundi cyangwa wigaga mu cyaro? Nigaga mu cyaro. Mu cyaro bishyura amafaranga menshi se? Kunzi ko harimo abantu bishyura amafaranga atari menshi nk'i Kigali. Nyine uko ari kose ntabwo ari menshi, gusa nyine mu bushobozi bwari dufite ntabwo twabashije kuba twayabona. Yarabuze. Yego. Uvuye mu ishuri gutyo, uramutse ubonye indi mahirwe yo kuba wasubira mu ishuri wakiga? Mva cyane nanabikunze. Ni ukuri hari abantu nyine bagira amahirwe make nk'aba, ukaba ushaka kwiga ariko nyine ntubone ayo mahirwe. Hakaba hari nk'ababa bayafite ariko ntibayakoreshe. Ugize amahirwe ukabona nk'umuntu wakwishyura nk'amashuri wajya kwiga nta kibazo rwose ubishaka, ukiga ukarangiza nta kibazo. Mbikunze cyane, narageragezaga. Warageragezaga. Yego. Reka dusaba Imana n'amashuri uzayigo yarangize mu izina rya Ni ukuri. Si byose iyo umuntu akiri muzima ibintu byose biba bishoboka. Kubera ko ngiwe urugero nyine nk'urw'umuvandimwe wanyu, ukuntu no mwana yanganaga, wenda turaza gushaka nk'agafoto ka kera akiri muto y'ukuntu nyina yitabye Imana angana, ntabwo watekerezaga ko yakura akaba umwana. Rero iyo ugifite ubuzima uhumeka, ayo mashuri uzayiga, wige segonderi irangize, bwe kaminuza irangize. Kuri Imana ishimwe. Si byose? Yego. Kubera Imana. Ikindi navuga ko kwiga vuba nyine urumva urabona nyine penda umusore byo biragaragara. Have
hanyuma ufashe gutya ifashe mufatire bibi hanyuma urumva nawe ku ishuri narageragezaga ariko ibibazo by'uyu mwana bitaraba aho bibonekere ndavuga ni make nyine ho bishyura make ariko nta si make ko usanga nyine leta yarayagennye y'abantu bose batitaye nyine aho umuntu akomoka rero umuntu agomba kwiga yego nkagerageza mu kigo gusa nyine nacyure birote ko sinishyuye yose ceceka ariko nkagerageza hajemo ibibazo by'uyu mwana rero ndamubwira ngwino ufashe dushakishe ubyihoreye si uko byanze si uko uri umuswa n'ubushobozi nawe urabibona ufashe umwana njye niga nyine nubwo buryo rero yaretse iby'ishuri ariko n'impamvu iranumvikana kubera ko ubundi nyine iyo ikintu cyanze ugerageza ikindi niba kwiga byanze ugerageza nyine n'ibindi kuko wa mugani niba ubona bitari gukunda ngo ukomeze kwiga kandi ukeneye kurera umwana kandi urumva ntiwarera umwana uri wenyine uri bujye no gushakisha nayo mafaranga urumva biba bigoye ariko byibura ubu ngubu umusiga hano n'umwana ukajya gushakisha urumva kuko biri kose si kimwe n'uko yaba adahari hanyuma kugeza uyu munsi wenda ikibagora cyane ni ukurya n'inzu kugira ngo mubashe kurya ubigenza gute wowe urumva ni wowe navuga ubasha gushakisha umuntu ashobora kukubona uri umusore akavuga ati se ni gute umuntu w'umusore abanirwa gutunga umuryango w'abana babiri utatakora nyine ati wenda burabufasha abasaba iki nyine hari ukuntu abantu babona umuntu akavuga ati nta kuntu yabura akazi nta kuntu yabura uko abaho birashoboka ko umuntu ashobora kubitekereza murakoze cyane rero mu by'ukuri abantu nyine bo umuntu ashobora kumbona agatekereza gutyo ntabwo wamubuza gutekereza ariko ntako nagira ndashakisha mu by'ukuri ntabwo nicaye ko ndabizi uyu ni umuryango nemeye kuba papa w'umwana ndi umusore na mushiki wanjye na mama urumva n'ibyo none ko atwite nyine ari kwiga kuvuga rero urumva ntabwo byoroshye rero urumva nawe sinaryama ngo sinzire mvuga iki ndashakisha akazi mbonye byose iyo byanze rero uyu mubyeyi nyine duturanye nawe ababibona nyiri iyi nzu kumva umwana ari kurira se bimeze gute byagenze bite uko numva bimeze tukamuganya uko bimeze n'ababizi rimwe na rimwe kurumva ntabwo ari ibintu bihoraho nawe tumushimira ko aradufasha Imana imumugisha aragerageza pe niyo ufite abaturanyi beza ntago ko nawe ababona ko arabibona ko ntacyo mumuhisha turimo kugana ku musozo nagira ngo mugire ikintu mubwira umubyeyi wakoze ibi ndetse wenda ndaza kumuvuga kuri telefone n'ikintu mwumva amazira badukurikiye hari abantu wenda bahita bibuka icyo kiganiro tubaje kukinyuzamo agace wenda babasha kumwibuka baramwibuka murabona ko umwana yakuze ameze neza Imana irarera binyujije no mu bantu nimba hari icyo mwumva mwabwira badukurikiye ku bijyanye n'ubuzima bwanyu cyangwa se n'ikindi cyose wumva babwira abantu bateze amatwi kino kiganiro murakoze cyane mbanze mvuge na mushiki wanjye nawe aravuga uko abibona njyewe icya mbere ndabanza kubashimira ndagushimiye waradufashije kuva ari uruhinja nyine uyu nguyu uramuzi ari umwana mutoya mama wiwe nyine akuganyira akubwira ubuzima uramufasha na nyuma yaho ni wadutererana komeza nyine kudufasha ndagushimiye kugeza n'uyu munsi ko mpamya neza ko kijya gihe nyine iyo utabyemera byari gushoboka nyine akubwiraga ko yararaga hanze byari gushoboka ko bapfira hanze yararaga hanze byo n'ibindi ubwo byageze nyine akitaba Imana ariko ndabanza kugushimira mbere na mbere waradukurikiranye watubaye hafi Imana iguha umugisha ashaka kujya hasi Imana iguha umugisha mwinshi ntabwo nabona njye icyo mvuga n'ubu no kwitanga no kuri Imana iguha umugisha ikindi uyu mubyeyi ndamushimiye Imana wo mu ijuru nimuha umugisha ahari mbega byatunesheje ko kuza kudusura nyine ntabwo biba byoroshye inzu barayibona nawe azayibona
nta kintu nyine urumva nako bimeze rero ndamushimiye bewe nkimara kubona ibi byandenze cyane natunguwe nyine no kubona bibaye rero Imana yo mu ijuru ni umugisha namwe mwemeye gukora urugendo rutaboroheye no gutumika Imana yo mu ijuru namwe ibaha umugisha kandi ijye ibagirira neza twebwe nk'abana b'abantu ntacyo twabona tubitura ariko ndabizi neza ko ibi muba mukoze ijuru riba riri kubifotora nyine iyi neza Imana ibiyireba nabona icyo mvuga ko ntiwabona icyo ushimira umuntu Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwese yaba mwebwe ni umubyeyi turamushimiye Imana yo mu ijuru imuha umugisha murakoze cyane murakoze nanjye ndabashimiye cyane kuko mwaradufashije twebwe nk'ubwacu ntabwo twabona uko tubivuga nta nubwo twabona uko tubashimira ariko Imana yo mu ijuru ibirebe baremere ikibakwiye ndabashimira cyane shimira n'uyu mugira neza wakoze ibi ni ukuri njyewe birantunguye cyane mvuze n'uburyo nakifata mbibonye ni ukuri birashimye ubu njye mbuze uburyo nabivuga gusa mbasaba umugisha ku Mana n'uwo wabikoze Imana isubiza aho yakuye namwe nyine namwe mwakoze kutwakira ikindi kandi nyine twizere nababwiye nyine ari muzima ibintu byose birashoboka n'Imana iradufasha n'abantu bakadufasha bayo rero ubuzima buzakomeza rwose tuzanagaruka kubasura wenda nubwo tutaza twongeye twikoreye twanabasura bisanzwe ntacyo kandi hari n'igihe byanagenda neza tukagaruka nk'uko twaje rero njyewe nakunze umuryango wanyu Denise twari tumaze gusa kumera nk'abavandimwe kubera ko hari ukuntu umuntu akuganiriza ikibazo cye nawe ukakigira icyawe ikibazo cye ni narakigize icyanjye icyo gihe rwose gusa nyine ntibyagenda neza Imana imukunda kuturusha numva ko kuri njyewe nubwo wenda ntajya nkunda kubahamagara mbabaza umwana ariko mba mbitekereza umuntu aba ari mu tuntu twinshi umuntu aba yiruka muri Kigali murabizi wenda ntibuka guhamagara ngo ubaze umwana ameze ati ariko iyo kuko ufite nimero yanjye wowe mba mbizi ko haramutse hagize ikibazo kidasanzwe wamenyesha kandi n'ubundi ujya umvugisha ukama amafoto y'umwana mbese amakuru yanyu urayambwira kandi nanjye mba mfite amatsiko no kumenya ko umwana ameze rero umwana ameze neza arabyibushye ariko amata yose arayamaze aranywa cyane akunda ku buryo akagashishe kose akamaze ariko nda guturika ubuse ntiyaturika ariko nakadakabaye nagerekera we arinywera nese mpaka muramureka akakomeza aya nyine hari igihe yikura ariko bo anywa cyane cyane no kurya ntagahaga se reba ukuntu inda ingana kadakabyimbye ni bon appétit ngira ngo nicyo cyatumye abaho ararya cyane cyane no kunywa uri kubona agashashara kabaye uri kubona umwana afite appétit Imana ibitiba ibyo kurya umwana abona icyo kurya n'ukuri nanjye ndashimishije kubona ko mbize neza n'umwana yego bakamishiriza n'Imana rero urumva ko Imana yamurinze ameze neza cyane ndetse nanjye ndashimira Imana ndetse n'amashimira n'umukozi kuba wongeze gushakisha runasi dushobora Imana yadusubiza igafasha ndetse n'abandi bose baba bakurikiye uzatekereza kankoma cyangwa nanjye nkagira icyo mbabaza nawe ugize umwe mu miryango yanjye kandi no kubera umwana hanini nyine kuko umwana niwe waduhuje navuga urumva rero tuzakomeza tuganire nimero zanyu ndazifite tuzakomeza tuvugane n'ibindi rwose Imana njye n'icyifuzo mpaye Imana ugomba gusubira ku ishuri sinzi ku kwezi sinzi
umwaka ariko uziga no kurangiza amashuri Imana ibyumve n'icyifuzo tuyihaye byibura ubutaha tuzaze tuvuga tuti ugiye gusubira ku ishuri uniform zabonetse minerivare ubwo nawe ujye ubisengera cyane. Reka dusubize n'ikiganiro cyacu twe twasuye famiye niba wifuza ko wabavugisha cyangwa se hari icyo wifuza nawe gutanga umusanzu ku buzima bwabo hari nimero ku kiganiro waduhamagara cyangwa se wifuza nimero zabo tukaziguha hanyuma nawe ukagira icyo wifuza kubasura cyangwa se wifuza no kugira ikindi kintu bafasha nimero ziriho reka dusubize musasura mu kiganiro cy'ubutaha.